Okay. Ku itariki 26 z'ukwa gatandatu 2019 ni umunsi w'umuganda. Rwose ibyo byose ni ibikorwa abaruda dukurikiranira hafi nka muganga uko akurikiranira hafi umurwayi wamukurikiranyeho uburwayi bwamurembeje. Kwa baruda n'abarudakazi tukavuga tuti n'uturuda duto tutarafata irangamuntu turababwira bose niyo nka bamanuke bakurikirane ibyo bintu byose bijya mbere, hanyuma barebe inyungu zabaho ziherereye, barebe n'inyungu zabaho zipfira, bityo rero bajye gufata ingamba bamaze kureba kuri tere ukuntu ibintu bimeze. Bityo rero twashimiraga abaruda bitabiriye, twahuriye hepfo nasana hasesekaraga aho kuri tere. Ubwo nahageraga nasanze mwese muri standby class 1 mwiteguye. Kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane mbaye mbibashimiye. Ejo bundi ku itariki 26 z'ukwa mbere 2019 bityo rero mwarabibonye umutekano wari uhari uhagije, mwarabibonye n'abajepe bari bahari n'abandi b'inzego zitandukanye baba b'igihugu. Bityo rero mwabonye abaruda n'abarudakazi bari babukereye bahari, ntawahabatanze, kandi mwakoze neza kugenda n'umutima umwe wo gukora akazi. Mwakoze ibyo mwakoze, akazi keza. Bityo rero n'abanyamakuru ba ruda twarababonye mwari mwabukereye. Ibyo byose abakoze akazi ko gukupakupa nk'hariya ku muhanda wa kaburimbo n'ahariya haruguru hose mwasize muhakoze neza. Ekende abaruda mwakoze neza, muzana nabo batari abaruda nabo mubamenyereza akazi. Babandi bajyaga guhagarara bakareberera bigize indongozi za cyane, batashobora kurambura amaboko ngo bakubite kupakupa hasi bakore cyangwa isuka cyangwa igitiyo cyangwa ngo bayore sima. Ibyo byose rero twe tuba tubicungira hafi abahanga b'abaruda. Radiyo ya ruda yari yahasesekaye. Ruda ni uburyohe, ruda ni ubukombe, ruda ni akataraboneka, ruda ifite abagenzuzi, ruda satelite zari zahashinzwe. Rwose byari bimeze neza. Ruda ni ubukombe, ruda uzarengera abanyarwanda, ruda izabarengera koko, ruda yajije gukora umuti. Ruda ni inyuguti eshanu, ni Rwanda Revolutionary United Democratic Advances for 200 good many causes. Ruda ni ishyaka nyarwanda riharanira ubumwe bw'abanyarwanda muri demokarasi yihuse ku mpamvu nziza nyinshi 200. Uburyohe bw'abanyarwanda budatera diyabete haba. Bityo rero abaruda n'abarudakazi n'abana bacu muri rusange bitwa uturuda duto tutarafata irangamuntu, mwese namwe nimufata irangamuntu muziyandikishe muri ruda. Ruda ni yanyu, ruda ni ubukombe, ruda izabarengera ibihe byose. Mukiri abana bato izabarengera, nimunakura izabarengera. Bityo rero batazababesha inshuro zose haba. Kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane twarabashimiye cyane, kandi turacyakomeza kubashimira kuba mwarahasesekaye hariya mukaza. Ubwo nahasesekaraga perezida nyaperezida, mwakoze imirimo yanyu mwagomba gukora neza, umutekano mwarawurenze neza. Ibintu byose twagezeyo amahoro, tuvayo andi mahoro, kandi mwese mwatashe neza. Nagendaga ngenzura abandi mwari mukiri inyuma bake, abandi bari impande n'impande, bamwe bisa nkaho mwagezeyo kandi wenda muri abagenzi bihagarariye
ku mihanda nk'abagenzi mwarakoze cyane umutekano narawubonye ko twabiteganyije niko byagenze neza ahubwo mwarakoze cyane mwarushijeho gushiramo n'akanoza mutekano mwarakoze murashimiwe kandi mukomerezaho kandi ntimuzatezuke ntimukagamburuzwe muzabe muri intagamburuzwa koko ntazagire umuntu ubakangakanga abahabyahabya aho yigize uwa cyane bityo rero kuva nari nahasesekaye birumvikana ijambo twararivuze narabibabwiye niri noneho niryo ritsindagira itangazo rusange ijambo rusange ku banyarwanda bose bitabiriye umuganda noneho abo baturutse impande zose abaruda n'abarudakazi n'uturuda duto tutarafata irangamuntu mwaje aho hano Kanombe ku muhanda ujya ku murindi wa Kanombe n'ujya Nyandungu aherekeza Remera aho ku gishanga hepfo aho noneho ku muhanda uzamuka unyura kwa Haji ku mashuri ari aho kwa Haji umuhanda ukomeza ugatungukira haruguru yo kuri IPS aho za IPS ubwo ni King David Academy iyo sekonderi hari aho bityo rero mwakoze neza kuba mwarabanyuze muri uwo muhanda n'abaturutse hirya mwese byagenze neza twarabashimiye mwakurikiraniye hafi ibintu nka muganga uko akurikiranira hafi umurwayi we amukurikiranyeho uburwayi bwamurembeje kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane mwakurikiranye ingingo ku yindi ikintu ku kindi sima uko baziponda mwarabibonye nyine mwarakoze neza kuponda musukamo amazi neza ku kigero buriya miferege noneho niho tugeze uriya muferege bakoze nk'uko twababwiye kubera hari ahantu hamanuka cyane umuferege yo uwukata cyangwa bawucukuru ubuhera ruguru ari muto muto ariko kumanuka hepfo ugomba kugenda wiyongera hasi kubera amazi aho uruduka ruguru iriya yose amanuka uko agenda yikusanyiriza mu muferege akenera umuferege muremure hepfo ahagana hepfo arinda ageza mu gishanga kubw'iyo mpamvu rero hari umuferege ahagana hepfo kuri kaburimbo ntabwo wubatswe neza aho ngaho bawubatse ari mugufi kandi amazi ava ruguru azaza yuzuremo agenda asandara umuhanda wose aho nk'abaruda mwampaye raporo mbigenzuye nsanga koko kuko atari mwe mwari mwabiteguye byateguwe n'abo ngabo nyine bari bateguye uwo muganda w'igihugu ubwo urumva iyo ni inenge ikomeye cyane kuba baracukuye ruhurura iva ruguru ako gaferege bakamo amabuye n'umucanga kugira ngo kajye gatwara amazi ariko ni gato cyane kandi aho amazi aturuka iyo ruguru agenda asukama aza ari menshi none ajya kugera kuri ako ka ruhurura gatoya mubatse ako gaferege amazi ari menshi akarenga ubushobozi bwako akaba yasandara mu muhanda rero akaba yakonona umuhanda mwarabonye hariya aho bahereye bubaka ako gaferege bazamuka mwabonye ko nta teme ririmo hasi ni ukuvuga nta bidumo birimo bizatwara amazi ni ukuvuga amazi nazajya agera aho imvura yaguye amazi azajya asandara muri kaburimbo noneho abe yakwangiza ibikorwa remezo byubatswe by'igihe kirekire kubw'iyo mpamvu rero ntabwo hariya keretse nibohereza abatekinisiye bandi mu buryo bwihutirwa bakabinoza bakabikora bakabinoza usibye no kubinoza bakabyuzuza bakuzuza banoza kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane
ninzongera kuhanyura nzasanga inenge barayikosoye, naho ubundi bwo ntabwo byagenze neza. Amanota urabona ko ntabwo byazamutse bigere muri 40%. Bityo rero naho ngaho naho ku yindi mirimo kubakoze andi masuku gukupakupa, guponda, guterura sima, ibyo byose byo nta kibazo byagenze neza. Ahubwo kubaka umuferege niho inenge iri, ni naho amanota yashiriye ku ijana yose yagiye amanuka ajya munsi ya 50. Birumvikana ubwo rero abatekinisiye bashinzwe kuzuzuzaho, turababwira muzarusheho kureba no gutekereza neza ikintu uhereye ruguru, ukareba amazi azaviriya ruguru hose ajya kugera hepfo yabaye menshi. Bityo rero imvura kubera ibigwa nta n'umwe ujya usohoka ngo yitegereze ibyo bintu. Twabaruda turabigenzura, no kuri satelite hose turabigenzura. Imvura irimo kugwa, amazi arimo gutemba turuka hirya no hino amanukira muri iyo ruhurura agenda amanuka, ko ava ruguru ava yari make ariko ajya kugera hepfo yabaye menshi cyane. Rero iyo ugiye wubaka umuferege ka ruhurura kafite paseri ingana, kuva iyo ruguru ku gasozi ukarinda ugera hepfo ku kabande, uba wibeshe cyane, kuko amazi uko agenda ava ruguru agenda yikusanya agira imbaraga, ingufu nyinshi, aba na menshi. Noneho ugasanga hepfo ahahurira yose arenga ubushobozi bw'iyo ruhurura yubatswe. Ako gaferege rero akakarenga agasandara mu muhanda, nicyagiye asenya bya bikorwa remezo twavuze. Kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane twabaruda twaragenzuye n'abarudakazi nk'uko bari babukereye. Rero aho ngaho ababishinzwe babifite mu nshingano bashobora kubikosora bakabigorora bikigororoka hakiri kare, batarangiza sima nyinshi y'ubusa n'imicyanga n'amafaranga ubwo n'imibyizi n'imbaraga zindi zose. Kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane aho tugaragaje ibyo dushima, tugaragaje n'inenge yahagaragaye. Naho ku bindi byose twarahuye n'abo twari twaraburanye, kabisa byagenze neza, abantu bitwaye neza, bifashe neza, kandi twahabonye abanyamakuru bakoze imirimo yabo neza, baba ba leta babikora ku giti cyabo n'abanyamakuru ba ruda bose bari bahahuriye. Ariko kuko abaruda bafite uburyo bakora bigishijwe na perezida wa ruda, n'abahanga ndababatuye. Abanyamakuru ba ruda na ubukombe n'abahanga ndababatuye, n'abakataraboneka bagendaga bakora ikosora. Amashusho tuzayerekana kera mu minsi iri imbere, kuko adufasha mu gukora inyigo y'ibindi byose bisigaye. Ariko tuzabereka uko twe twakoraga inyigo kuva kare kose y'ibikorwa remezo tuzubaka ku muvuduko, byaba ibikikije umuhanda wa gari ya moshi tuzubaka, yaba ibikikije ikibuga cy'indege, ibibuga by'indege tuzubaka, byaba rikebokazi, imodoka zo mu kirere tuzubaka. Uburyo bizaba bimeze byose imishinga twayikoze neza, inyigo twazize neza. Abahanga bazabura inenge babinenga, naho ku mpamvu izi ziriho ubu ngubu babikora byinshi nk'aho batunguwe batari biteguye. Twe buri kimwe tugikorana ubushishozi, tubanza tukitegura cyane, ku buryo uzajya uhigamo inenge uyibure keretse ari twe twayitambitsemo twumva batera komenti. Naho ku zindi mpamvu zose, ibyo byose tujya tubikora, tukabereka, tukabigisha, tugashyiramo ikizamini nk'abarimu mpuzamahanga. Twategamo ako kazamini turebe umuntu uzagatsinda, ariko birangira bose bagatsinzwe keretse abaruda n'abarudakazi nibo babibona bakabyereka n'uturuda duto tutarafata irangamuntu, nabo bazafatire kuri urwo ruzitiro mu kureba kure kuyoka, barebe kure ikintu cyose. Kubw'iyo mpamvu rero
nje perezida wa ruda barafinda Sekikubo Fred, umusaza ukuri, umunyapolitike mwiza w'amahoro w'i Kanombe, umunyapolitike mwiza w'amahoro mu Rwanda hose, umunyapolitike mwiza w'amahoro muri East Africa hose, umunyapolitike mwiza w'amahoro wakataraboneka muri Afurika hose, washinze leta zunze ubumwe za Afurika kabiri, USA 2, United States of Africa 2, aho u Rwanda rugomba kuba umurwa mukuru wa Afurika, tugakuramo iyi mipaka yose abanyafurika bakajya batura aho bashaka, n'izo ntambara zabaga muri Afurika bapfa imipaka zose zigashira, hanyuma tugaba dukoze umuti wa Afurika yose, akarere k'ibiyaga bigari n'u Rwanda, hanyuma Afurika tukayigira umurwa mukuru w'isi. Bityo rero ntibizabatungure ntibizabatangaze, ni nayo mpamvu mubona perezida wa ruda yambara ingofero y'uruziga y'umuzenguruko nk'umubumbe w'isi, nk'idarapo ry'abaruda, nk'ikirangantego cy'abaruda. Nanone kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane, ni ibimenyetso bisobanura amahoro ku isi hose. Kubw'iyo mpamvu amahoro y'abakuze, y'abakiri bato, ibikwerere, abasaza n'abakecuru, ibitsina byose rwose, abana bato bitwa uturuda duto tutarafata irangamuntu, haba mu Rwanda, haba East Africa, haba muri Afurika no isi yose, tubahaye icyifuzo cyo kwifata neza hirya no hino ku isi kugeza igihe tuzakorera umuti, kandi muzawushima, ni uwanyu. U Rwanda rw'ejo hazaza rwanyu turimo kurutunganya neza, turusigasira, turushyiriraho imirongo ruzajya rukurikiza. Kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane, batazababesha, batazabatekinika, bakabashaka kubategekera no kubatoza ibitari byo, by'abarezi, ibintu bitafite umutwe n'amaguru. Bazababeshe ngo mwange kanaka, murwanye kanaka, ngo kanaka ni umwanzi w'igihugu. Nta mwanzi w'igihugu baho, batazababesha. Mujye mukundana mwese, mukunde bose, ntibakajye babashuka. Baba basaza n'abakecuru, abapolitisiye cyane cyane, baba bafitemo inyungu zabo bwite, nk'uko babasoresha ubutaka bwanyu, kandi aribwo butuma witwa umunyarwanda cyangwa umunyarwandakazi. Bateza abakuru, abasaza n'abakecuru umutego mubi kugira ngo bazawugwemo, hanyuma bananirwe kwishyura iyo misoro ku butaka no ku mazu, hanyuma babatereze cyamunara amazu yabo, ariyo mazu yanyu ababyeyi bari babubakiye. Babatereze cyamunara ubutaka bwanyu ababyeyi bari barababikiye, noneho muzakure muri abakene, muri abahanya. Nimusaba n'icyiciro cya mbere cy'ubudehe bakibime, babaziza inkomoko y'ababyeyi banyu, kandi nyamara aribo batumye baba bakene, namwe bagashaka ko muzungura ubwo bukene. Kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane, abana bato b'abaruda n'abarudakazi n'abatari abaruda, murebe iyo ngingo ikomeye cyane. Nge perezida nyaperezida naze kubarengera, kandi ruda izabarengera ibihe byose. Mwe nimujya muhura n'ikibazo mujye muhamagara ku nomero ya perezida nyaperezida barafinda Sekikubo Fred, nge perezida bwite, n'agasaraba 250 78 34 28 622. Numpamagara amasaha 24 iminsi 7, nge mpora ndi standby class 1 kwitaba buri muntu wese, nta vangura iryo ari ryo ryose tugira, nta n'ikikango. Twabaruda duhagaze bwuma, duhagaze bumetarike, atazagira ubahabura, abahabya bakangakangaho. Muhumure, ntihazagira umuntu bitunangaho, abashaka kubahohotera. Mujye mumpamagara, iyo nomero mubimenyeshe n'aho ariho,
hanyuma twe tuba tracking tubakurikirane dosiye turazitunganya ziba ziraho abo bazahanwa ni hahandi niho ruzingiye kandi bana bato mujye mwiga cyane mwifate neza amakayi n'amakaramu ababyeyi baba babaguriye nimukajye mukura impapuro mu makayi nimukajye mwica amakaramu mujye muyafata neza kandi mukajye muyata kandi mujye murinda neza ibikoresho byanyu neza Imana izabarinda izabaha ibindi muziga mu minuze nimumara kuminuza muzavumbure muzirinde kuvumbukana abanyarwanda n'abanyarwandakazi n'abanya East Africa n'abanyafrika n'isi yose kirazira mwe mujye muvumbure byagirira bose umumaro nta vangura iryo ari ryo ryose muzamubaye abaruda bakuru beza abaruda bafite intego nziza abaruda b'abanyarukundo abaruda b'abanyamurava abaruda b'intagamburuzwa abaruda bakataraboneka abaruda babereye kuba kuri iyi si abaruda babereye ibyiza kandi babereye kwigisha abaruda n'abarudakazi n'uturuda duto tutarafata irangamuntu n'abandi bose ku isi mukababera kabarore mukababera icyitegererezo isomo ryiza abarimu beza baruda muzige mu minuze muvumbure by'abandi batavumbuye mukosore by'abandi bakosezemo bagiye bafutamya bikoramo amafuti nabyo bikaba ari ibinyamafuti gusa bifutamye muzabikosore muzazana ikosora ry'akataraboneka kandi kwiga no kwigana muzigana ibyiza gusa ntihazagire uwigana ibibi abaruda n'abarudakazi mujye mwirinda gusesagura ubutunzi mufite mu bufate neza cyane kandi ubukene bugiye kuza bushaka kumara imyaka hagati ya 35 na 38 muzashobore kubyitwaramo neza umutungo mufite ntuzashire vuba mujye muhora musigasira kandi muzigame kare kandi muzigame cyane kandi muzigame byinshi ntibazababeshe ngo muhore muyagura ibintagazi by'ibiyobyabwenge byabo n'ibindi bidafite umumaro biganisha mu gusesagura mujye mukora ibintu bizima kandi birambye kandi bigirira umumaro bose nta vangura iri ari ryo ryose kandi mwakire neza ababagana bose mujye mubanza mubasuhuze hanyuma mubabaze ikibagenza kandi mubatoze mubabere urugero rwiza nibaza n'ubwo burakari bwabo mujye mubanza mubapimishe amaso n'ubwenge hanyuma mubakansoringe neza mujye ubwo nugushaka kuvuga mujye mwigira abarezi kandi muri abarezi muce bugufi nk'ikabutura mutaramakabutura muce bugufi mwigira abarezi kandi muri abarezi mwarerera u Rwanda rwose akarere k'ibiyaga bigari mwarerera Afurika n'isi yose bose mwabarerera mukanabarera nabo ubwabo kuko usanga abantu benshi ntibafite uburere haba n'ubw'akarere kamwe kandi u Rwanda rugira uburere 30 uturere 30 ugasanga umuntu muzima mukuru ntafite n'uburere bw'akarere kamwe birababaje cyane mwabaruda batoya mutarafata irangamuntu muhagaraye bwuma muharanire kumenya uburere bwose mumenye muco ndanga abanyafrika ndanga abanyarwanda indangagaciro za kirazira zose muzimenye mumenye ngo iki kirazira ibi biremewe ibi ni do's ibi ni don'ts ibi ntibyemewe mumenye ibyemewe n'ibitemewe do's and don'ts his and yon wherever you live you dwell wherever you go wherever you travel whoever you stay with you live with whoever you share with wherever you operate from here I mean the working place
in all your domestic localities. Mujye mu bintangarugero ku bakiri bato abakuze, ubwo abantu b'ingeri zose, baba abanyarwanda baba abanyamahanga, aba abanyamahanga bo muri East Africa, b'abanyafurika b'isi yose, mujye muberera imbuto zera, mu bitwareho neza, bajye bagenda bahora babakumbura, babifuze babakunde, hanyuma u Rwanda ruzabe icyitegererezo muri Afurika, u Rwanda ruzaba umurwa mukuru wa Afurika bose barunyoteye, hanyuma Afurika nayo izabe umurwa mukuru w'isi bose babinyoteye, Afurika izaba ubukombe. Kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane, satellite mwese mukurikiraho amakuru ya Ruda, abaruda hose mu turere 30 tugize Repubulika bafite kode za Ruda, mwese mukurikira ubutumwa bwagezeho bwa perezida wa Ruda, perezida nyaperezida. Kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane tubaye tubashimiye, mukurikire kuri wa@ruda.tk, ni nomero ya telefone yitabwa amasaha 24 iminsi 7, usireho guteranya 250 78 34 28 622. Kandi mwarakoze cyane kwitabira umuganda, kandi mwakoze cyane, mwarakoze kwitabira kuva kera, ariko uwo munsi w'umuganda twe tuzawukuraho wako kageni, twe tuzawusimbuza umunsi wo gushingira abanyarwanda n'abanyarwandakazi, uzaba ari umunsi w'ubukwe. Abamarana imyaka 10 tubahe impamyabumenyi yo ku rwego rwa kaminuza, bakongera indi myaka 10 tubongera indi impamyabumenyi yo ku rwego rwa kaminuza y'ikirenga. Bityo rero musonze muhishiwe. Thank you very much indeed, abaruda n'abarudakazi aho muturiye hose ku isi. Mudushimirira aba banyarwanda bose bashoboye guturuka impande zose z'igihugu, n'abari bavuye mu mahanga bitabiriye umuganda, abanyamakuru abo hafi n'abakure, mwese n'abashitsi baturutse mu mahanga, tubaye tubashimiye ku bw'icyo gikorwa. Twahuriye mo hariya mu gishanga cya Nyandungu, haruguru ya kaburimbo ku muhanda werekeza ku mashuri yo kwa Haji. Mwakoze umuti, akamu nabateye hirya no hino mwarakitabiriye, mwarakoze cyane. Muzakomeze mube intagamburuzwa, kandi muhagarare bwuma, muhagarare bumetarike, mwitaba akamo ka perezida nyaperezida, the Ruda president, founder and legal representative Barafinda Sekikubo Fred, nteyeho icyemezo cy'abaruda n'abarudakazi. Murakoze, murakarama.